Mwari nkumburwa igice cya nyuma. Rudahigwa atarapfa yatanze ingoma ayihanikaho abantu badashyikira. Kigeli wa gatanu atubwa ingoma igiye dutwaza itegeko nshinga nk'andi mahanga nibikunda tuzagumye tube nk'uko. Yaririwe ntiyaraye kuri iyo ngoma, umutego w'abakoroni ubura mukaraze, umujugunyi imahanga hamara imyaka, yagarutse ku isoko asazira iwabo. Mbonye umutwa na Kayibanda baraza bicara mu bigabiro bitabakwiye, barateruka bamera nk'ibishishibano. Imishinga y'amacakubiri bashoreye abashiru bayishorerana ubushishozi. Ubwo Habyarimana azana ikandamiza kubera akarimi keza ribiringaniza, azataza amateka y'ubutegetsi ajeho yibeshya ko butangwa n'abazungu, tazi ko nabo ubwabo babuzigurutse umunsi bayibimye ijyanwa mu ijuru. Bamwigisha gutwaza amacakubiri, ntiyacengerwa n'umuco ngo acubusumbane, agarura impunzi waba inzira zikigendwa, atatanya inyabutata atenguha Imana. Sibwo Kinani yatumye tujya ku isango agasiga atiseguye kuri rubanda. Abo yari yarasenyeye ubumwe bwabo yatunguwe nk'utengukanywe n'umusozi, asinzira adasambye asiga bamarana. Nari nzi ko kwisango aho basibanira demokarasi nta gushyigikira abaruheza inyuma mu mahugu. Nari nzi ko mwirasaniro tuzogeza imbaraga nsanga ubugambanya ari bwo bugambiriwe. Nubwo natabaye mu imbere ntibambabariye, nahoraga ku rutonde rw'abatazataha. Uko iminsi yicumaga niko baducocaga, uko imvura yagwaga niko yatunyagiye, uko amabombe yazaga niko yatubombaga. Bamwe tururangiza dukize nta cyizere. Iyo ndondoye ibyakozwe nkorwa n'isoni, iyo ntegereje ishimo mbura ishema nushije. Ubwo twusaga turushye ntitwanyoye inshyushyu, n'amashyo yari ku rutonde rwo gutotezwa. Abatotizi bayatema ibitsi nk'ibitsinsi by'ibiti, batotereza ibitekerezo, batema abantu imitwe. Dutahira mu ntumba ariko ducyura impunzi, tubyinira insinzi muri muzunga nta munezero. Urwo rusobe rw'umudiho rudushyira ishyanga, gusobanya bidusubiza mu butayu butagira impuhwe. Abahanzi barahungabanywa, abahanuzi barahunga, abacuruzi baracuzwa, bacishwa y'ubusamo, bati imitungo, bati imitahe, bati imiturirwa, batibika batuboye ibikari kubera gukangwa. Bakurwa ku rutonde rw'abateye inkunga igihe igihugu cyari kiri mu kangaratete, inkotanyi zishaka kugiteturura. Aya batwari mu batugurira intwaro, buri muntu agaherezwa uwe mu ronko. Twikomereza itabana tutitaye ku matage, yataha agasanga agatagara itagiriwe n'umwe. Nyuma agahembwa guhambirizwa mu bye n'ibyasaka bibasigira, yagakuye abakene ku macukiro mu bukira kesha ubwenge bw'amaboko ye. Mbaga y'umwami ndavuga Imana, iyo gisada asezera isango ngo asinzire akabacyura mu gihugu mutaraye mu gihuru, mwari kumenya amahugu aba bahungu bahorana. Nibuka abo twatabaranye batahiriwe n'itaha, barukubitana nkubiri mu nkuba zesa babasakizi. Barukera tabaro batatashye iwabo bahakumbuye, bacyusa kindirima barabutswe insinzi bakazimira, ubugingo bwabo bukazimirana n'imirambo. Bamaguru yasarwa yabasize iwabo bongera guhunga, bameze nk'abasuhuka basama amagara yabo. Barusiga rurese kubera ibisambo bidasangira. Simbibukira kugenda badahemutse gusa, bakundira kutiziganya mu macumu no mu myambi, no kutiguranura ku rugamba babuze intambara kubiha, bugarijwe n'umugomo boga runono bamugaragiye. Kuva nkivuka nifuza agahenge mbura kirengera, ndinda mva mu bwanamera ubwanwa nta bwema. Natinyaga abahotozi bahoraga bampohotera, mpururira guhosha amahano nk'uko byavuzwe, ngo ushaka amahoro ahanga intambara. Amaherera humba banjye bose, abo tuvindimwe bavutswe ubuzima izuba riva, kubw'imiziro y'ubuziranenge bazizwaga. Bose basinzirira rimwe nsigara ndumwe, naririmba ngo nkabya kuganya, nacuranga ngo baca imigani, navuga ukuri ngo ndakakuzira. Baramburabuza ndongera mbura igihugu. Nubwo nashize ariko sinashizwe kuko nashibutse. Iyo ntashoberwa ngo nishore mba narashatse. Twese amashira yari kutumara hakabura n'umwe, kuko iwacu babacoce ntibasiga n'umucuko. Tuba twarabaye abazimu nta muzima, abahawe batisima ari abatagatifu, baratandukanye n'amafuti bari mu mafu. None ndinze mere imvi ntagira ubwene gihugu. 94 batemye abantu imitwe, ntibabona umutabazi habura ubakiza. Mu mananiza inzira karengane zabuze umuvunyi, ubutabera buratoroka, bato baratotezwa. Habura upfapfanya ayo mapfapfukira igihugu. Abapfu ntibapfurikwa, banikwa ku gasi, imivu y'umuvumbi bajyana mu muvumba. Inyama zabo ziba ibiryo by'inyoni n'inyamaswa, ibisigazwa byabo byanikwa nk'amasaka. Agahinda gahinguranye incike n'imfubyi, habura uhagarara mu cyuho ngo bahumurize. Kizere cy'ubuzima cyabo kirazima, kandi ngo abatutsi bagarutse gutwarara. Nuko batwaza ubutwa n'ubutiriganya, nabo babibifura babura ubupfura, bahubukira ubutegetsi batagira ubutware. Batwaza igitugu n'igitutu bihutaza abahutu, nabo babura uko bihutura naho barigitira. Batangira gutatana, bitwibutsa amateka, gutoroka iterambere biba intero y'ubutegetsi. Nkamuvoma igihe duhuguza igihugu, ngo abayihunga barahunga amahoro.
guhutaza abahutu si wo muti no gutwaza agahato si iterambere. Ubutabera burenganya abere bwateye impagarara mu nyabutatu bitera gutatana itacumuye. Ibihangange byiguranuye mu magambo bigamburura mu migambi ya kigabo byemera kuba bagirwa b'ingoma mbi byambara injambi ijabo rirajunja. Abahanzi b'abahanga bahungiye mu mahanga imiharago y'imihigo baburaho bayihunda, barandara imihanda y'isi barasaba iminsi kwisubiraho ngo basubireyo basige basingize basusurutsi wabo. Abanyamakuru b'umwuga bagwiriwe n'akaga baranigwa bagafungwa bagacibwa ibihanga barahunga bagahaba bagahabura abandi bahanganye n'ubukombe babugira ibuguma. Abasirikari barasaka bakabagisohokamo barasiganwa banga kwasiga ubuzima baranga gupfa nk'imbwa kandi ari ingabo no kubangamira ubusugire bw'abaruvuka. Abanyapolitiki batemeranwaho na leta barafungwa bagafendegezwa bazira ubusa baratotezwa bakanacibwa imitwe. Ntawakwihanganira amahano nk'ayo ko abantu bashyirwa ku ngoyi y'akandoyi, intambara zitagira impamvu zikaduhekura, urwango ubugambo ubugome n'ubusambo ubugambanyi ubujura n'ibinyoma byabaye umuco biracogoza abatabirimo bibica urubozo. Izo nkuru ziyo nacuriwe n'incamugongo nzigira nk'impuha kuko zitampumuriza, zivuga biba zivuga bica, zivuga inzangano n'amatiku, hari uburozi hari ubugome ubwambuzi n'ubusambanyi birasigiye. Abapfakazi n'imfubyi barapfukiranwa, abanyamahanga barahohoterwa, hari abahuguzwa n'abahungabanywa. Ubucamanza buca bubera bunca intege, amacenga muco muyacengeza mu bataraca akenge. Abajegezwa n'izo nzitizi zirabazonga bakazunga, ngo imirambo ntigishyingurwa mu mihango y'agahinda, ivu ryayo rivudukanwa n'umuvumba ntigere mumva. Amagufa y'abantu ni nk'amabuye y'umurimba gashungerwa n'amategeko mu nteko. Mwahemukiye Imana muhemukira abantu, mukunda kubeshya kubera inda zanyu, mwugururiye urwango mwugarira urwamo, muri abanyabyaha mutegereza ibyago muhorerwa amaraso n'imibiri by'abantu, mwavukije ubuzima ndebe ubu mwizihiwe. Shyanga ribuze ubwenge nimutega amatwi, ubwo Imana yantumaga kubazanira umukiro mwanze kuwakirana igishyika ishyari ryanyu rinshyira ikami. Niba mwigaya ko mutaganza amahanga, amagambo y'abahanga yarimwe ubuhanga, ko nta wagoreka icyo Imana igoroye, mwe ntimwemeraga ko yabagorora. Nashobojwe gusohoza ubutumwa mbatumira kumvira uwabakunze aho kubyumva ngo mubikunde, mwarabyanze murabirwanya aho kuyisenga no kuyisega, murasizora muransenda munjugunya muri mabuso mungaburira amarozi kizira mwaca imyobo bikampa ibyanzu. Ubwo nibwo mwampindiye ihera umunampigira mu mahanga, wahari nzahasiga agahanga muhangara amahano nk'ayo yo kwirwanya ngo mundwanya no kundwanya mbarwanirira nabarwanya mwarurwana. Urya guhunga n'uguhuguzwa nubwo amaherere yamparitse imahanga, mu mahanga ibyaho bihora ari amahurizo, imihora yaho ihorana ibihanamanga, amahoro yaho agahora hanika, amazi buhirina yarahenda, gutera intambwe n'uguhonga, amahoro yaho ni nk'agahinda kamwe gahinga umutima ukonda, iminsi yose turagahorana kubera ko kadahinguka inyuma. Iyo mu mahanga abahungu ntibahiga, abakobwa ntibakobwa, ingeri ntibacunda, ingabo n'inganzo ntibigira kirengera, ahubwo inzererezi zigira ingenzi, wazigenzura ugasanga ni ingegera, wagendana nazo ntiwigengesera ugasanga uri ku bugi bw'ibigembo, ubugingo bwawe babugerageza bugeramiwe nk'ubugendera ku magi, ukagira utaho Imana itaba harantonda, amahirwe yanjye aho mba hari katonda. Mu mahanga abahanga barajyana imvi mumva, nkibuka impinga za Gahinga na Muhabura n'ukuntu mpigwa n'ibihone mu buhungiro byateye umugongo urugamba mu mahina, igihe ngaruza umuheto nyagahita mva muhambo, nabwisi ijya usize Ngarama bamvuza ibigwi, nkaba ari jya uhunga igihugu ntagira amahugu, ihene zihundagaje urugwiro. Ariko Mana wabonye akarengane kanjye, hagati yanjye nabo ni wowe mucamanza, guhora kwabo n'imigambi yabo mibisha, urwango rwabo n'ubugambanyi bwabo, ari uwo mu nzu n'uwo hanze barabihuza, ubugome bw'ababanye bwinshi ntibagishobora kubuhishira, niyo baba batavuga rumwe urwango rwabo bararujisha, imitima yabo iriho uruhumbu bayimpurizaho mu rwango, nyuma bagasubira kubibatanya. Kizabica ntikibari kure, bagira amaso ariko ntibabona, amatwi yabo n'umurimbo barimbuwe no kumva nabi, nk'uko Yesaya ibice 6:9-10 ngo ugende umbwirire bwa bwoko ngo kumva mwumva ariko ntimumenye, kureba murora ariko ntimubone, ujye unangira imitima yabo, amatwi yabo yagira ibihuri, ubapfuka amaso batabireba, amatwi yabo yazibe rwose batamenyesha, imitima yabo bagahindukira bagakira. Unyumvire Nyagasana bamburanya bagahora bancukurira urwobo, ibirenge byanjye babitega ubushya, n'imigambi yo kunyica bangira, n'amacuma aturuka mu mitima yabo, inkota zituruka mu kanwa kabo, ngo ndi mubi ninkurwe mu bantu. Unyumvire Mana ni wowe ndegera, ni wowe wenyine ugira imbabazi, ubababarira utabababarira, uri umucamanza utabera, urubanza rwanjye ndaruguhaye, kandi nubagirira imbabazi kuko uri Imana y'inyamurava, bagasaba imbabazi abo bahemukira maze bakareka ubugome bwabo, ukabababarira ibibi byabo, uzaba ugiriye abana babo abo bashatse n'abababyara, nanjye nzishimira ibyiza. Ariko nurakara cyane ugafata icyemezo cyo kubahana, abana babo bakaba imfubyi, abababyara bakaba impfusha, abo bashakanye bakababura cyangwa bakicirwa ku rugamba, umuvumo wawe ukabatsikamira, ndakwinginze Mana yanjye ntuzambareho amaraso yabo.
igihe ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzashyikira abanzi banjye, uzabagira nk'ikome ryaka ku munsi w'umujinya wawe, bamirisha umuriro ucanye, imbuto zabo zizatsembwa, urubyaro rwabo rushire mu isi, rukurwe mu bana b'abantu, kuko bagambiriye kungirira nabi, bagiye inama batabasha gusohoza. Uzatuma bampa ibitugu, nzatamika imyambi mu ruge rw'umuheto wanjye, mu maso habo hasuherewe. Ariko nibihana bagatuza, ubwami buzakomezwa n'imbabazi. Imana iteye ubwoba ndayibabwira, ufite ubwenge ntayitera umugongo. Niyo yaringanije iyi si nawe urimo, igakora ibikomeye bitarondoreka mu nzira y'ibitangaza bitabarika, n'ivubira isi imvura y'umuvumbi, igasandaza amazi yayo mu mirima, ishyira abantu hejuru boroheje, abarira n'ababorogeka bahumuriza. Urasonza ikagabura, warwara ikavura, wavunika ikakunga, wahogora ikaguhoza, wakena ikagukenura. Yica imigambi y'incakura ikayubika, ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Ivunagura intwari kuko zayiteshutse, zikazira kutita ku mategeko yayo, igashyira abandi mu kigwi cyazo. Itega amatwi gutakamba kw'abakene, yumvira umuniho w'abarengana, itanze amahoro ntawe utera amahane, kugira ngo abatayubaha batima mu bantu. Uwerekwa ishobora byose, ndavuga ibyayo, unyumve neza utibwira ibyo gukiranirwa. Imana niyiza ubwenge yonyine, itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, bakarindagira ku manywa nko mu kabwibwe. Umukene imukiza inkota z'akanwa kabo, yica amasezerano y'abami, abacamanza ikabajijisha. Niyo nyiri imbaraga n'ubuhanga, yugariye amarembo y'inyanja igihe yikura mu nda y'isi. Abategeka b'amahanga bakura umutima, bakadandabirana nk'umusinzi. Imwaza amagambo y'abiringirwa, igasuzuguza n'ibikomangoma. Umushumi w'intwari ikawudohora, uko yagira umwuka ariko kose ni nako yakugenza. Benshi ishobora byose nimuyitinye, kubera ko itajya imanza. Imana ishobora byose ntizivuguruza, n'icyubahiro cyayo ntizagiha undi. Si umuntu ngo ibeshye cyangwa yihane, isezerano itanze iranarisohoza, ndetse nta kigikora itacyamamaje kugira ngo utitwaza kutumvise. Imana ibonye ko icyo gihe cyegereje cyo kwigarurira ubwami bwayo mu bantu, yavugiye rya jambo muri Rudahigwa, ati ubwami bweguriye umwana wa Dawidi. Uzavuguruza Imana ibyavuzwe ninde, ko ari ishobora byose izaguha umugisha. Byahereye kera baduharanya nta gahenge, batuziza inkomoko yo kwa Yakobo, mu ruhererekane rw'imiryango yungikanye mu masezerano adasumbwa adasimburwa. Aho Yuda yahawe ubutwari iteka ryose, bigasesekara ku mwuzukuruza we Dawidi, Imana ibisinyira ko izabisohoza, ko nta wundi uzamusimbura. Kandi Uwiteka azajya yumvira ijwi rye, nubwo amaboko yazamurwanira, izamufasha kurwanya ababisha be, imwumvire imujyane kuri gakondo ye. Itusigire Salomo isomo ryo kunyubaha. Urubyaro rwawe nirwitona, nzarutonesha, nibampemukira nzabahana, sinzabahana. Sinzahindura ibyavuye mu kanwa kanjye, intebe yawe y'ubwami izarama nk'izuba. Sinzivuguruza umurava mpemukira Dawidi. Nzashyira inyanja n'inzuzi mu kuboko kwawe, nzakugira imfura usumba abami bose, nzakubikira imbabazi z'isezerano ryanjye, nzaramisha intebe yawe y'ubwami nk'ijuru. Nimwumve kandi mwumve neza, umwari nkumburwa ni Siyoni, niwe mubyeyi ni Yerusalemu, n'u Rwanda rw'abanyarwanda, ahantu h'Uwiteka Imana Nyiringabo, igihugu cyiza kigabanywa n'imigezi. Byashimangirwaga n'abahanuzi babirebera mu birorirori, bakerekwa ibya kera bishyize kera, bakabwirwa iby'iwacu biri mu migani, ngo bazancasheze aho ari bo bana banjye batataniye hakurya y'imigezi ya Etiyopiya, basanzanira ituro w'indabukirano. Ibyo nibyo Yesu yavugaga kirya gihe, ati mfite n'izindi ntama zatatanye, nzazigarura mu zindi zigira umwungeri umwe. Mwari ko amateka yawe atondagira atangaje, ijosi ryawe ni nk'umunara wa Dawidi wubakiwe gushyingurwamo intwaro, harimo ingabo igihumbi z'intwari, nizo zitwaranira mu babisha. Amabere yawe ateye amabengeza, ni nk'amabanga y'imisozi ireshya, umushumba yahuramwo umukumbi. Imisaya yawe irarambutse, ni nk'umugezi ujyana mu nyanja. Ibibaya byawe birimwo amarebe niyagutera kubengukwa. Ufite imikingo iriho imikindo n'indabyo z'amoko yose. Iminwa yawe ihorana itoti, ihora itonyanga ubuki. Ubukire buzaza budendeze buturutse mu mahanga yose, bazishimira kugukorera. Ayo makoro bazagutura ni azaguhambirira imigisha. Bashima Imana y'ubuturo bwawe, amaboko yayo iteka aragutabara. Azirukana ababisha bawe kugira ngo ube mu gihugu cyawe, ijuru ryacyo ritonde ikime cy'umugisha gisendere. Bamenye ko ntawe uhwanye nawe, kuba ubwoko bwemewe n'Imana, ko ariyo nkota igigutabara. Ugira icyubahiro ku babisha, ukandagire ku misozi yabo, uyihindurire kuramya Imana. Abisirayeli b'abanyarwanda nibo bazahesha isi umugisha.